Aze muri aya makuru ya mbere yo kuri uyu wa 26 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 ndi kumwe namwe muri kumwe nanjye Emmanuel Ndayisenga. Bamwe mu banyamuryango b'ishyaka PSD ntibakiriye kimwe umwanzuro wafashwe n'ishyaka ryabo ku ngingo ijyanye no guhindura itegeko nshinga. Bamwe rero bavuze ko ngo bitari bikwiye ko itegeko nshinga rihindurwa kuko ngo umuyobozi utinze ku butegetsi igihugu agera akakigira nk'akarima ke, mu gihe abandi bavuga ko ngo itegeko nshinga rikwiye guhinduka Perezida Kagame akiyamamariza kuyongera kuyobora igihugu ku nshuro ya gatatu, kuko ngo mu gihe yayoboye manda ebyiri zose zishize ngo yagejeje igihugu batuye kuri byinshi. Ibindi turebwirwa na Bonaventure Icyubahiro. Turashaka kuvuga kuri itegeko nshinga, ni byiza kuko twarihindura. Ni impaka zitamaze igihe kirekire hagati y'abanyamuryango b'ishyaka PSD nyuma yaho biro nyobozi yari imaze kugeza imyanzuro yafashe ku banyamuryango bayo kubirebana no guhindura itegeko nshinga. PSD ishyaka rifite abanyamuryango benshi nyuma y'ishyaka riri ku butegetsi, hakaba harimo n'abayobozi bakuru b'igihugu nka Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi. Ishyaka kandi rifatwa nk'irya kabiri nyuma ya FPR Inkotanyi iri ku butegetsi. Mu byo yemeje harimo ko itegeko nshinga rigomba guhinduka, cyane cyane mu ngingo yaryo y'101 ishyiraho manda ntarengwa umukuru w'igihugu agomba kuyobora, kugabanya imyaka manda igomba kumara ikava ku myaka 7 ikagera ku myaka 5, ndetse n'amategeko akeneye guhuzwa n'igihe. Ariko muri abo banyamuryango hari abasanga ko iyo ngingo itagakwiye guhinduka kubera ko ngo umuyobozi utinze ku butegetsi afata igihugu nk'ike. 2001 ndumva ari bwari komisiyo yashinzwe gutegura itegeko nshinga. Madame Kanaganzwa Donatira niwe waje kwishuraho nigaga adusobanurira ku itegeko nshinga riteguwe ndetse banadusaba ibitekerezo. Hanyuma muri draft hari harimo yuko manda y'umukuru w'igihugu igomba kuba imyaka 7, yiyamamariza inshuro 2 gusa. Hanyuma je naje kumubaza ikibazo cyo gihe aho nigaga muri secondaire, arambwira ati aba president cyangwa abategetsi batinze ku butegetsi bagira bakumva yuko igihugu cyabaye akarima kabo. Ati kandi byaganishije igihugu ahantu habi, gutinda ku butegetsi kwa Habyarimana ibyo byatumye agera no kuri genocide. Ndumva aricyo gisubizo yampaye. Ubu uyu munsi tukibaza igituma filosofi yarimo aho ngaho ihinduka. Kubera iki hinduka? Filosofi yari icyo gihe kukihinduka. Icyo ni kimwe mu bituma je nifuza yuko itegeko nshinga ritahinduka, kugira ngo filosofi yari icyo gihe bategura igume ko kwiriho, kugira ngo umuntu atazagera nawe akumva ko wenda ntabwo mbiteganya kuri Perezida Kagame, ariko birashoboka nawe ni umuntu atazagera igihe igihugu ageraho nawe akumva ko igihugu ari akarima ke. Guhindura ingingo yongera igihe cy'ubutegetsi umukuru w'igihugu mu itegeko nshinga ry'u Rwanda ntibyavuzweho rumwe mu rwego rw'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Hari n'abadatinya kuvuga ko Perezida Kagame atiyamamaje kuri manda nshya yababaye Mandela wa kabiri muri Afurika, umunyafrika y'Epfo ufatwa nk'impirimbanyi y'amahoro na demokarasi muri Afurika. Ko yakoze neza. Iyo umuntu akoze neza arashimwa. Nkanjye ndamushima. Yagombye gushimwa bakamufata nk'umuntu mukuru akaruhuka, kugira ngo ejo abantu batazamukoresha amakosa, kuko amushima ashobora kuzagaruka akamukoresha amakosa. Ugasanga noneho umwanya yari afite wo gushimwa ahindutse uwo kugaba. Ndumva dukwiriye kuba twagira Mandela wa kabiri, kuko uramuga yatanze icyitegererezo cyiza muri Afurika y'Epfo rwose. Kubwizo mpaka ariko Perezida w'ishyaka PSD yategetse ko habaho matora. Ukurikije amashyirero yahabwaga abadashyigikiye ko itegeko nshinga rihinduka, abari aho bose bibwiraga ko ishyaka PSD ritagishyigikiye ko itegeko nshinga rihinduka. Ariko siko byagenze, kuko abatoye ko iyo ngingo yahinduka babaye benshi. PSD yanzura ityo ko itegeko nshinga rigomba guhinduka. Ni umwanzuro utakiriwe kimwe, kuko bamwe banasohotse mu cyumba cyari giteraniyemo abanyamuryango bose baza kwirebera itangazamakuru. Jewe umwanzuro ntabwo ufashwe n'ishyaka, wafashwe na biro politike. Impamvu nuko imyanzuro badusomeye twashatse kwitorera ntibyemerwe, agakomeza umwanzuro wafashwe na biro politike. Ntibasabye ko mutera se mukemeza nimba bari yego cyangwa ye? Hajemo urusaku, abari bashaka oya nibo bari benshi, noneho bafata umwanzuro nka biro politike. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'ishyaka, Dr Vincent Biruta umuyobozi waryo ati bategeze kamarampaka. Uyu munsi cyakozwe ni ukwemeza ihame nyirizina, ariko impaka ku itegeko nshinga ryo impaka zizakomeza kuri buri ngingo. Kandi rero uburyo byakozwe n'ubundi ibintu ni bibiri.
hari abemera ko itegeko nshinga rihinduka, iriya ngingo igahinduka, hariho n'abatabyemera. Bombi bavuze, hanyuma icyemezo gifatwa mu buryo bwa demokarasi, turatora, ariko icyo gihe tugendera ku byifuzo bya benshi, kandi ngira ngo byagaragariraga buri wese n'ijisho ku buryo bitakeneye no kubara ababyemeye n'abatabyemera. Tukiri kuri iyi ngingo yo guhindura itegeko nshinga, rero umuryango Never Again Rwanda wo uravuga ko ibintu ngo bimaze iminsi bigaragara by'abaturage baturuka imihanda n'imihanda bazaniye inteko ishinga amategeko amabaruwa asaba ko itegeko nshinga ryahinduka ngo kandi umukuru w'igihugu agakomeza kuyobora igihugu. Ibi rero ngo ni ibyo kwibazwaho mu gihe rero habura hafi imyaka 2 u Rwanda ngo rwinjire mu matora y'umukuru w'igihugu. Dr Nason Munyandamutsa ni umuyobozi wa Never Again Rwanda, aravuga ko ngo icyemezo cyo guhindura itegeko nshinga muri iyi myaka 20 ishize ari icyemezo gikwiye kuganirwaho. Simbizi ni imyaka 20 ni myinshi cyane ku buryo principe zigezaho guhindura, ntabwo mbizi. Niyo mpamvu abantu bakwiye kugitekerezaho icyo. Ikindi cya kabiri ni iki, abantu bakunda guca umugani ngo nta guhindura ikipe itsinda. Ariko bitayihindura ya kipe itsinda, hari igihe wibagiwe ko hari umwana w'umukinnyi wa seriye wavumbutse ihuye, ya kipe iratsinda ariko abarusha tekinike n'urugero. Hanyuma nkavuga nti nubwo itsinda ngiye kumushyiramo kugira ngo ugire sustainability ahazaza. Biragoye koko k'umuntu no ku muntu nkanjye n'undi uwo ari we wese kubona ibintu bigenda neza, hanyuma ngo kubera principe ngo bigiye guhinduka. Harimo amarangamutima menshi nubwo harimo na objectivité nyinshi. Aho niho deba y'Abanyarwanda igomba kubera kandi ikaba genuine, ikaba yo kugira ngo ningira n'icyo nshyigikira no kugishyigikira mu buryo buri sinzi ko nabikarishya. Kagiye mbona biriya bintu byo kugenda abantu bari ku mirongo babikoreye amabahasha menshi cyane bava ahantu hose, mbona ari questionable. Abantu baganiraho bakabyumva. Hari igihe dukunda no gushyira imbere principe kandi yumvikana kubera ko yanditse mu mategeko international ku butegetsi ari ubw'abaturage, ari bo babushyiraho, ari nabo wabo murabizi iyo adaje murayizi. Ariko ntibikubuza nk'igihugu mu Rwanda zigiciye ubwenge kwibaza harya dufite abanyagihugu bameze bate, bateye bate, bafite analytical capacity imezite. Nabyo tukabyiga ntitugire uwo dupfobya, ariko nabyo bigatekerezwaho. Dr Nason Munyandamutsa ni umuyobozi w'umuryango Never Again Rwanda.